ADEPR yazanye impinduka nshyashya, yazanye ibintu bishyashya nyine igomba gukurikiza gushyiraho. Hanyuma harimo ko abapasiteri cyangwa se abayobozi badafite diplome batize bagomba kwicaza. Ubundi njyewe mba numva abantu benshi babivugaho cyane, bavuga ngo ntibyagakwiye. Njyewe nkibaza noneho ADEPR yo niryo torero rigomba guhora mu bintu bya kera, rigomba guhora mu bintu bishaje. Ubundi mwebwe abantu muba munenga igitekerezo, ubundi muba mwumva bigomba kugenda gute? ADEPR ni itorero naryo rigomba kugira iterambere. ADEPR ni itorero ritagomba guhera mu bya kera. Ubu se mwebwe muri kuvuga ibyo ko ujya wambara, kujya uhindura imyenda? Kubera icyo uhindura imyenda? Vestina yarakoze mu gihe cye, ari indirimbo z'Imana, abantu barafashwa, abantu barakizwa kubw'indirimbo yagiye aririmba we na murumuna we Dorcas. Ubu rero ntabwo ubundi igihe cy'ubuzima bwe agombye kubaho nabi, ahubwo rwose njyewe nifurije umugisha, nifurije kuzakomerana na Idirisa bakazagera no ku birenze ibyo mutekereza muzi by'amafaranga Idirisa yaba afite. Bakunzi b'icano yacu turabasuhuje, mugire amahoro ya Kristo aho muri hose hirya no hino, turabakunda kandi tubifuriza amahoro, tubifuriza umugisha w'Imana, tubifuriza gukundwa, tubifuriza guhorana umunezero ndetse n'amahoro bituruka ku Uwiteka. Ni umukunzi wanyu rero Aime Moses, niwe muri kuganira, uhora ubifuriza umugisha. Hanyuma mukande subscribe mudushyigikire kabisa. Turifuza ko muri uku kwezi tuzaba dufite byibuza abasabu 500. Watch time zo ndumva muri budufashe mukajya mureba ikiganiro cyose. Turashaka ko munagisharinga hirya no hino, abantu bose bakamenya ibi byo dukora, bakamenya ikiganiro badutanga, bakamenya ubutumwa tuba tunyuza kuri iyi channel. Hanyuma abari hirya no hino rero, nk'uko natangiye mbivuga, turabakunda, turabasuhuje. Abari mu bihugu by'i Burayi, inshuti zacu ziri i Burayi, turasuhuza abari muri Australia. Muri Australia hari inshuti zacu, hari abantu dukunda kuvugana nabo, rwose ndabasuhuje. Muri Australia mukomeze mugubwe neza aho muri. Hari inshuti zacu ziri i Burayi, mu Bubiligi, abo nabo turabasuhuje cyane. Hari inshuti zacu nazo ziri muri Amerika, muri Canada, hariyo Mugisha wacu. Mugisha, Imana y'amahoro ikomeze guhezagire cyane ibyo ukora, Imana ikomeze ibihe umugisha. Turasuhuza cyane inshuti zacu ziri mu bihugu bidukikije byo muri Afurika, turabasuhuje mwese aho muri hose. Abanyarwanda bari hirya no hino, bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turabasuhuje. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuvuge ku ngingo ebyiri. Turavuga ku ngingo ebyiri uyu munsi. Tugiye kuvuga ku mpinduka za ADEPR. Impinduka za ADEPR nizo tugiye kuvugaho. Noneho niturangiza ibyo ngibyo turavuga nanone no ku uyu mwana w'umukobwa wacu bita Vestina, nawe turamuvugaho gatoya. Hanyuma tugarutse inyuma gatoya rero, reka tuganire kuri izi mpinduka za ADEPR. ADEPR yazanye impinduka nshyashya, yazanye ibintu bishyashya nyine igomba gukurikiza gushyiraho. Hanyuma harimo ko abapasiteri cyangwa se abayobozi badafite diplome batize bagomba kwicara. Nibyo kuko niko bimeze. Ubundi njyewe mba numva abantu benshi babivugaho cyane, bavuga ngo ntibyagakwiye. Njyewe nkibaza noneho ADEPR yo niryo torero rigomba guhora mu bintu bya kera, rigomba guhora mu bintu bishaje. Ubundi mwebwe abantu
mwamunenga igitekerezo, ubundi mwamwumva bigomba kugenda gute? ADEPR ni itorero naryo rigomba kugira iterambere. ADEPR ni itorero ritagomba guhera mu bya kera. Ubu se mwebwe muri kuvuga ibyo ko ujya wambara, kujya uhindura imyenda, kubera icyo uhindura imyenda? Ubu se abanyarwanda kera twambaraga inshabure, none ubu ngubu turambara amapantaro n'amakoti, ndetse n'amakoti twambaraga muri bibiri ntabwo uyu munsi wa none ariyo turi kwambara, kandi turayambara. Ni gute mwebwe mudashaka ko ADEPR nayo igira impinduka? Kuki mudashaka ko ADEPR nayo igomba kugira iterambere? Njyewe rwose ku rwanjye ruhande ndi umukristo wa ADEPR ndayishyigikiye, izo mpinduka ndazishyigikiye. Ubundi tugomba kuyoborwa n'abantu basobanutse, batekereza cyane kure. Ezayi ahubwo rwose Imana ikomeze iguhe umugisha. Ezayi warahamagawe rwose, warahamagawe. N'abakurwanya sinzi icyo baba bifuza, n'abakurwanya sinzi icyo baba bakurikiye. Ezayi warahamagawe kabisa. Komereza muri uwo murongo, komereza muri uwo murongo, njyewe ndagushyigikiye. ADEPR igomba kuyoborwa n'abantu bize. Ibyago twagiye tugira kuva kera, ibibazo twagiye duhura nabyo kuva kera, ni uko akenshi wasangaga tuyoborwa n'abantu nyine wa mugani badafite ubumenyi buhagije ku bijyanye n'iyobokamana, bakatujyana mu murongo abantu bakisanga wenda rimwe na rimwe bari mu bintu batagakwiye kuba barimo, kubera ko nyine nabo kandi burya umuntu wese aguhereza icyo afite. Nabo baduherezaga icyo bafite, ntitubagaye ibyo bakoze rwose, Imana ibaha umugisha. Nabo barakoze mu gihe cyabo, ariko noneho nibareke n'igihe tugezemo tujyane nacyo, tujyane n'iryo terambere, tujyane n'ayo mavugurura. Kandi burya abantu bikunda kugora ni abantu batakira impinduka, akenshi ubundi mu buzima bikunda kubagora. Icyo nshaka rero kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ko uyu munsi wa none impinduka ziri muri ADEPR zari zikenewe. Impinduka zo muri ADEPR uyu munsi wa none zari zikenewe. Twari dukeneye ko natwe tuyoborwa n'abantu bize teolojiya, n'abantu bazi neza ibijyanye na Bibiliya, n'abantu bazi administration, n'abantu bazi gutekereza imishinga ishobora guteza abakristo imbere. Urumva, ntiduhere ku kubwira abakristo ngo nimutange amaturo gusa, ahubwo mukamushobora no kubigisha ikintu gishobora kubateza imbere kikabavana mu bukene. Ibyo rero, ibyo ntabwo bizatekerezwa n'abantu batanyuze mu ishuri. Namwe ibyo murabizi. Abapasiteri barimo bari kohereza mu zabukuru, ibihangane nyine bagende baruhuke kuko bakoreye Imana. Abandi nabo nyine batujuje kondisiyo, ibihangane nabo bakorera Imana by'umuhamagaro. Ariko noneho uyu munsi wa none nimureke itorero rihabwa umurongo, akajagari gashire rwose muri ADEPR. Mwebwe ntimwajyaga mubibona ko habamo akajagari se? Nimureke akajagari rero noneho gashire, karangire, ubuzima bw'itorero bumere neza, ubuzima bwa ADEPR bumere neza. Impinduka rero, ngende ku rwanjye ruhande nta kintu zitwaye. Impinduka ni sawa, impinduka zirakenewe, zirakwiye. Hanyuma nje kuvuga kuri uyu mukobwa wacu witwa Vestine. Yakoze ubukwe, akora umurenge. Ari iki gihugu cyose cyacitse ururondogoro ngo Vestine yakoze ubukwe. Abavuga ngo Vestine ngo ni mutoya, abavuga ngo Vestine ngo ni umwana, abandi ngo asiye gushaka ngo umuntu ukuze. Ubuse Vestine niwe muntu wa mbere ufite imyaka 20 ushatse umuntu ukuze? Vestine se ubundi si ubukwe bwa Vestine bubatwaye? Yego ni umusitari, ariko se Vestine nyine bibatwaye iki? Mwaretse ishyari mukareka umwana. Njyewe uyu munsi wa none nje kubabwira ngo mureke Vestine yibereho neza, mureke Vestine yibereho mu buzima bwiwe. Niwe ufite uburenganzira, izo ni vie prive ziwe, amahitamo ye naye, nkuko nawe ayawe ari ayawe. Ni gute ubabazwa nuko Vestine yashatse umugabo Idrissa? Ni gute se ubabazwa nuko Vestine ngo ashatse ngo ari mutoya? Ni gute se ubabazwa nuko ngo Vestine agiye gushaka muri Burkina Faso? Ni gute se ubabazwa nuko Vestine
Vestina gushaka kwe ntacyo bitwaye. Nimureke umwana yibereho mu buzima bwe, nimureke umwana atuze, mureke umwana akore ubukwe yubake ubuzima bwe, mureke umwana yubake umuryango we, mureke umwana wubake. Ibyo bintu byose murimo muvunikamo nta kintu na kimwe biri kungura sosiyete, ahubwo murimo muragaragaza ibintu bitari byo. Bantu mwagiye muracukumbura ngo uko Vestina yabayeho, uko Idrissa yabayeho, uko byagenze bibatwaye iki? Mwaretse undi mwana niba yiboneye umugabo, ibyo bibatwaye iki? Nk'uko namwe mwabashatse. Idrissa niba yiboneye umugore, bibatwaye iki? Nk'uko namwe mwabashatse. Mwe ntimufite abagore, mwe ntimwaterese. Mujya gutereta se ntimwarebye, nta kondisiyo mwashyizeho. Mujya gutereta, umusore wese yajya gutereta ashyiraho kondisiyo. Umusore wese yagiye gutereta ashyiraho kondisiyo, akavuga ngo iya mbere ndashaka umukobwa w'inzobe se, ndashaka umukobwa umeze gutya na gutya, ndashaka umukobwa muremure se, ndashaka umukobwa mugufi, ndashaka umukobwa uzi ubwenge, ndashaka umukobwa ukora, ndashaka umukobwa ugize gutya. Tuko n'abakobwa nawe bagiye gushaka abavuga ati ndashaka umusore umeze gutya na gutya, aba afite kondisiyo agenderaho kugira ngo abone uwo agira gute, uwo bagomba kubana. Niba rero Vestina yiboneye umugabo ufite amafaranga, nimumureke. Njyewe ndababwira ngo nimureke Vestina. Uyu munsi naje kubabwira ngo mureke Vestina yibereho, mureke Vestina yubakire ubuzima bwe, mureke akore umuryango we. Kandi niba ashatse umuntu ufite amafaranga ni amahirwe. We iyo umubona ntibari kumushaka se? We yibona umuntu ufite amafaranga nk'ariya ntibari kumushaka? Ese we wamuhungu we uza kubona umukobwa w'umusitari ntibari kumushaka? Nimureke Vestina rero yikorera ubukwe bwe, yibereho mu muryango we, nta kibazo. Najye kutubera ambasaderi muri Burkina Faso, nahagende kutubera ambasaderi. Vestina ahubwo ni mumushyigikire. Vestina ni mumushyigikire, mumushyigikire. Hanyuma mwirirwa muvuga ngo aratwite. Gutwita se ni ikibazo? Gutwita se ni icyaha? Icyaha cyo gutwita ni iki? Abana tuvuga ko ni umwanda uva ku Uwiteka, abandi barababuze, none we aramufite. Ibyo ngibyo nta kibazo kirimo. Mureke rero, mureke umwana atuze, mwimutera ihahamuka, mwimutera depresiyo kubera kwirwa mumucuruza, mumuririmba. Oya, ntabwo ari byo. Nimureke umwana rwose yibereho, mureke umwana yibereho, mureke umwana yubakira umuryango, mureke umwana yubakira ubuzima. Vestina turagushyigikiye, komera rwose, komera. Turagushyigikiye, shaka umugabo. Burya umuntu wese ashaka umugabo aba ari amahitamo ye. Ushatse umugore nawe aba ari amahitamo ye. Urumva? Niba Vestina ataraje kukugisha inama agiye gushaka uriya mugabo, wiza kumugira inama kuri social media. Niba Vestina ataraje kukugisha inama mbere yo gutangira, wiza kumubwirwa uvuga ngo kubera iki, urabyibazaho se ubundi ubikoreho iki? Byararangiye amaze gusezera, urabivuga se ubikoreho iki? Urabivuga ngo ubikoreho iki? Nta kintu ufite cyo kubikoraho. Nureke umwana rero yibereho ubuzima bwe, nureke ubuzima bwe. Nimureke ubuzima bw'umwana, mureke umwana yikomereza ubuzima bwe. Mureke umwana yikomereza ubuzima bwe. Ubundi Vestina yarakoze mu gihe cye, ari indirimbo z'Imana, abantu barafashwa, abantu barakizwa kubw'indirimbo yagiye aririmba we na murumuna we Dorcas. Ubu rero ntabwo ubundi igihe cy'ubuzima bwe agombye kubaho nabi, ahubwo rwose ngewe nifurije umugisha, nifurije kuzakomerana na Idrissa, bakazagera no ku birenze ibyo mutekereza muzi by'amafaranga Idrissa yaba afite. Birakwiye. Nabonye kuri social media hari abakobwa bafunzwe, b'abakobwa ba Emery bakora ibitangaza kuri social media. Nabonye babafunze. Amakuru aturuka hirya no hino avuga ko ahubwo ngo banabasanzemo n'urumogi rwinshi,
Birakwiriye ko rero bakobwa mwiga, bakobwa bacu mugerageza rwose kwiyitaho. Erega ni ukuri kw'Imana ibiyobyabwenge nta kintu byamarira umuntu uretse kugusebya. Shitani ni umugome, uretse kugusebya ikagutesha umutwe bikarangira usebye. Ibyo wakora byose shitani byaguha amafaranga yose yaguha, nyuma nyine iherezo kugusebya nyine nicyo gihe bitanga. Niyo mpamvu ubona umukobwa mwiza nk'uriya Emeline, ukabona umukobwa abagabo n'abasore bakwifuza, ukabona akora ibintu nka biriya yisunga ngo icupa rya Heineken. Yewe birababaje cyane, birababaje. Shitani aguhemba nabi. Niyo mpamvu kumukorera nta kintu bimaze. Ibiza ni uko twakorera Imana, noneho tukazabona ibihembo bituruka ku Mana, apana bituruka kuri shitani. Mugire amahoro rero n'umugisha w'Imana bibe kuri mwebwe. Ndabakunda cyane, abantu mwese mukora subscribe, abantu mwese mushyigikira, ni ukuri tubafite ku mutima. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turabakunda cyane, turabakunda pe. Byiza abantu banjye, ni byiza nshuti zanjye. Ndifuza rwose ko mushyigikira kuri iyi channel, ubundi tukajya tuganira kuri iyi channel, mugakanda subscribe, mukayisharinga ikajya kuri buri muntu wese rwose akayibona, ikamugeraho. Bizadufasha kugira ngo natwe dutere imbere kuri iyo mihanda, dutere imbere kuri social media, natwe tuzamuke. Niko bimeze. Hanyuma ndabakunda rero, kandi mpora mbifuriza umugisha w'Imana.